ni Murenzi Abdallah ni byinshi yagarutseho ariko mu byo yavuze nuko basanze umwenda ikipe ifite wa miliyoni zigera kuri 260 ariko kuri konti yabo basangaho arengaho gatoya miliyoni 20. Mu bindi bihari nuko bari gushaka ingengo y'imari igera kuri miliyoni 200 kugira ngo bubake iyi kipe n'ibindi byose bikenewe ndetse banakemura ibyo bibazo. Nanone yahumurije abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ko rwose umutoza afahami atazabarega, ubu bari mu nzira y'ibiganiro kugira ngo barangizanye nawe mu mahoro. Icyo ni cyiza, kimwe mu bintu byo kwishimira rwose. Ubwo umuvandimwe wari umuhagarariye Bubuni, ariko n'ubundi hano tuma interview yavuze ko wafitanye ikibazo n'ubuyobozi bwariho bagomba kwicara rwose bakabicoca. Ni kimwe mu bintu byiza rero ubona yuko bagezeho kubasha gukemura ikibazo cy'umutoza, kuko buriya demo wongera inuza ibirego byongera muri FIFA, demo urushaho kugera noneho bane yawe ibataye. Buriya uswari ibihano FIFA ikuraho Samiri kuko wishyuye gusa, ariko hari n'ibihano FIFA exige kavuga ngo niyo wakwishyura ntiwemerewe kugura igihe iki n'iki kuko wabigira umuco. Erega n'igihe bakubandega wazajya wambura abantu ukavuga ngo nibandega bakansinda nzabishyura mpita ngurirwaho bane. Hari igihe FIFA exige kavuga ngo niyo wamwishyura uzabihanirwa ntuzagura igihe iki n'iki. So byibura gukumira ko ibihano biba byinshi kugira ngo umwuka muri FIFA ubutuje. Iyo move nayikunze cyane vraiment, mwatangiye neza. Hanyuma gushaka umutoza nabyo yavuze ko babirimo, gusa wa mugani simba ubona vuba ahangaha pe. Ushaka umutoza? Umutoza mukuru. Oya gushaka nyine barashaka kubaka staff technique. Nayo bagomba kuyubaka ahubwo. Yego. Ariko babyitondemo nanone. Nawe yavuze ko bagomba yavuze ko rwose bagomba kwitonda. Hanyuma avuga ku kibazo cya safe na hano mwana bigaru n'impamvu nakibajije hano mwabigarutse ejo mu rubuga rw'imikino, ndumva ari na Rugaju wateruye iyo sije. Yavuze ko baganiriye we babwira ko habayeho miscommunication, hanyuma ko batarakinishijwe kuri match ya Gicumbi, asaba umutoza ko atakora imyitozo, akumva ko ari ibintu bine bidafatika urebye kuko ukuntu yasoje avuga ko baganiriye ariko nta mukinyi kamara mu ikipe ya Rayon Sport mu gihe discipline ye atayishyira ku murongo batandukana. Meme no kuri Nganyi ejo hari umunsi wa nyuma wo kujya kureba abaganga bose bamukurikirana bakemeza ko nta kibazo afite, akaza mu kibuga agakina kuko ngo ntagahemberwa gukora imyitozo mu kipe ya Rayon Sport. Ntabwo muri mandate bahawe bari abayobozi harimo kubakuramo. Therefore Ngabo ntabwo yigeze ava muri Rayon Sport. Icyo atazakora ni ukuva umuvugizi nyine kuba ari we spokesperson cyangwa se wajya kuvugira rero mu buryo bwa media, itangazamakuru n'ibindi bya communication, ariko Ngabo igice azasigarana kandi akora neza kurusha undi uwo ari we wese mu makipe yo mu Rwanda. Igice cya social media za Rayon, muri nkoranyambaga za Rayon Sport zikora neza pe, muri make zikora neza kandi umuntu uzikoresha ni Ngabo. Zitanga amakuru, zikora utuvideo twiza basinyishije abakinnyi, zitanga amakuru mu Cyongereza n'Igifaransa. Rero iri gukina barapudetinga, iyo ibonye igitego, iyo igitsinzwe y'igombo, iyo ibonye Ngabo ni umwe mu bantu ushobora guhamya ko ni inshuti yanjye, ni person njye n'ifite yanjye sinjya n'igindi mu rugo, ariko tuvanyemo iby'ubushuti ni umwe mu bantu bazi gukoresha social media z'amayikipe. Mu magambo make kuri ibyo bintu byaramutwaye pe. Mu magambo make ejo banabikoze neza kumukora ikintu cy'ubuvugizi nk'umuntu w'umunyamakuru kugira ngo agire iyo freedom akora akazi ke kuri radio DC neza, ariko asigara abafashiriza mu gikari ku bijyanye na social media za Rayon Sport. Ntabwo muri mandate bahawe bari abayobozi harimo kubakuramo. Therefore Ngabo ntabwo yigeze ava muri Rayon Sport. Icyo atazakora ni ukuva umuvugizi nyine kuba ari we spokesperson cyangwa se wajya kuvugira rero mu buryo bwa media, itangazamakuru n'ibindi bya communication, ariko Ngabo igice azasigarana kandi akora neza kurusha undi uwo ari we wese mu makipe yo mu Rwanda. Igice cya social media za Rayon, muri nkoranyambaga za Rayon Sport zikora neza pe, muri make zikora neza kandi umuntu uzikoresha ni Ngabo. Zitanga amakuru, zikora utuvideo twiza basinyishije abakinnyi, zitanga amakuru mu Cyongereza n'Igifaransa. Rero iri gukina barapudetinga, iyo ibonye igitego, iyo igitsinzwe y'igombo, iyo ibonye Ngabo ni umwe mu bantu ushobora guhamya ko ni inshuti yanjye, ni person. Salary ye iragumaho, akazi ke
niko kahindutsemo gato ariko n'ubundi ibyo niba wari usanzwe unanabikora so nta kibazo rero mbibonamo ni uburyo bwo kuvugurura no kunoza imikorere myiza nta kibazo kiri ku munsi w'ejo ko Murenzi yatubwiye ko bosi we ubu ngubu ni Gakwaya Olivier nyine niwe umuntu ugiye guhedinga na communication yose ubwo ngabo ari anda ya Gakwaya Olivier nta nicyo bitwaye warakomeza rero ako kazi ke nta na kimwe arakomeza icyo akuweho wa mugani ni n'umugogoro bamukuyeho kuba umuvugizi wa ekipe ukagaruka ukaza kubivuga muri studio ntekereza ko na ngabo ari aleze ubu azajya akorera ibintu bye hanze byibura mu gikari hanze y'ikibuga social media byo nta kibazo aturoringamo aperi gake tuntu nka turiya twigeze dushaka cyane uburyo anazikora neza kurusha iziwe nibyo bintu birenze imbaraga zose ubona zitari afokasinga kuzareba afokasinga kuzareba hanyuma rero Mike impamvu uyu munsi twakwakiriye rugaje neza zaru ntangiye kugenda nzigendamo gakeya agize neza rigani gusa no gusasira kugira ngo abantu banumve umuntu turi kuganira nawe muri iyi minota mike dufite nicyo nakubwiraga abareyo bagomba kugaruka ku kibuga mu by'ukuri urebye umwuka ruhari mu minsi ishize rigani mu minsi ishize babivuze ati nyamara arabaze kureba sinariyo yonyine abafana barasa n'abacitse ku kibuga yaba ari reyo yaba ari APR ubwo twari dufashe ku mayikipe afite abafana benshi mu by'ukuri aba bafana ba Rayon Sport ni iki kintu cyaza kubizeza ko noneho bajya muri comfort zone bagize ubuyobozi bwiza biza gutanga n'umusaruro mu kibuga ku buryo nabo bavuga bati ibintu bimeze neza ku buyobozi natwe icyo dusaba ni ukugaruka ku kibuga yewe no gukanda ako kanyenyeri nyine kugira ngo Rayon Sport ibeho kuko izo miliyoni 260 ni nyinshi cyane nibyo uvuga nibyo ariko icya mbere kwanza numva umufana ubundi cyangwa se umukunzi agomba kugira icyizere kubera ko n'ubuyobozi bw'igihugu bwagize icyo cyizere bugira icyizere babariyo kubaha uwo mwanya wo kugira ngo bagire ibyo wenda bashyira mu buryo bitewe n'inshingano bagiye bahabwa icyo ni icya mbere twebwe tugomba kugira icyizere nk'abafana nk'abakunzi ariko nanone nk'abakunzi tugomba nanone kugira bimwe na bimwe turenga njye niko mbyumva ntabwo ari kwiteka ryose iyo ugiye mu kibazo ariko ugomba guhunguka ukareka cya kintu kuko nk'abantu bakunda umupira njye nakinnye umupira ariko bimwe byo gukina umupira ntabwo nari professional ariko iyo umuntu akunda ikintu aragikunda nyine nk'uko mwavugaga ati ngabo akunda bino bintu hari igihe uba mu bintu byawe ukumva urabikunze n'abanyamupira numva bakwiye kuba abanyamupira ubundi umunyamupira yatsinzwe arabyumva ushobora kunganya ariko nanone ntirengagije ko hari ibintu bimwe na bimwe bitari byiza byagiye bicamo dukwiye nanone kutirengagiza cyangwa tubwiye ngo twabirenganyiriza umuntu numva ikintu cya mbere abantu bakwiye kugira icyo cyizere kwanza donc tubonye indi chance yo kugera ibimwe bitari byiza turenga uyu munsi noneho hagiye kubakwa nanone ibindi ntekereza ko hari ibyo bazashingiraho ntekereza ko ibintu byose bitaba ari bibi kamera hari ibyo bazashingiraho kandi koko biranakwiriye ahubwo igisigaye noneho twebwe duhe uwo mwanya duhe icyizere ubwo buyobozi duhora tugerageza mu buzima umuntu ahora agerageza iyo ugize iyo chance zo kongera ukagerageza tugerageze icyo tubasaba ni uko bagaruka ku kibuga ekipe yacu cyangwa se abayobozi bamaze kubaha cyangwa umurongo cyangwa bababwira ibyo bashobora kuba bazakora uyu munsi abakunzi cyane cyane aba Rayon Sport ngo dukeneye kumva noneho bizagenda tuzabona abandi bakinnyi tuzabona undi mutoza icyo ni icyizere ngira ngo twahawe n'abayobozi kandi abayobozi uyu munsi bari mu nshingano tubahe uwo mwanya ntabwo turagira muri cya gihe cyo kubareba nacyo tuzakigeraho ariko ikintu cya mbere twebwe tugomba kubatiza uyu munsi ni imbaraga zacu tugomba kubatiza kugera kuri stade ya kipe tutishimiye ndoko ihagaze uyu munsi tukayisapotinga mu buryo bwose bushoboka kugeza muri cya gihe tuba dufite uburyo noneho kuvuga ngo noneho babariyo noneho dukeneye kugushaka noneho umukinnyi beza twe turasabwa iki kandi nanone nibagire n'ibyo badusaba natwe kandi tubitabire donc tugire icyo dukora bwa mbere dutera intambwe dufasha abayobozi hanyuma abayobozi nabo nibatagira ibyo bakora nabyo tuzabona aho tuhera tubabaza ko twabahaye ibyo mwadusabye kuki mutakoze ibyo mwadusezeranye rwose nibyo icyambere kwanza tubanze duha ubuyobozi kwanza icyizere kuko n'igihugu cyaduhaye iki cyizere kandi rwose bakwiye kunabyumva igihugu cyaguhaye icyizere ntekereza ko se hari undi uburenze kuri abo nta urenze igihugu nyine se ko ari natwe kandi abaturage hari update nashakaga kuguha nawe mbere na mbere iyo ni update muri rusange ku bariyo tamwe guruwari yagarutse mu myitozo ku munsi w'ejo niko perezida atubwiye ndetse hatagize igihinduka ku munsi wa 11 wa shampiyona ashobora kuzagaragara muri squad y'abakinnyi bazawukina update rero zikureba
bisi uribuka ko dukora ikiganiro kuwa mbere twavuga ku bintu bya bisi uravuze uti mu bintu Rayon Sport ikeneye cyane ntabwo harimo bisi ejo harya ni wowe ni Rugango ubwo ni umwe mu bo twari kumwe muri studio ubwo ni kuwa gatatu turi kumwe mu kiganiro voilà bisi batubwiye ko itari muri iyi budget y'amafaranga bari gushaka ahubwo umufatanyabikorwa wabo yabemereye kubagurira bisi icya kabiri ntabwo ari yayindi iparitse mu Gatsata ngo izaza ari 0 kilometero rekada na 0 kabisa nk'imwe y'ishyorongise kandi napere ngo yamanuye umuzigo icya gatatu intangiriro z'ukwezi kwa mbere izabiri i Kigali ndetse bagomba kuzakina phase 2 bagenda muri iyo bisi napere ngo yayizanye mu 300 oya birasobanutse 13 zo kwa mbere bagiye kwakira Hilal niyo bazazamo icya gatatu amashyi menshi leta nta mafaranga yabahaye ariko bafite umuterankunga bamaze kubaha ibyo ntabwo nshaka kuburana n'umuntu rwose ariko leta izaharaye amafaranga